ikintu gituma abagabo mu nyumve neza, bamwe ikintu gituma abagabo barangiza vuba ndetse n'abatarangiza vuba. wize iki? Njyewe nizi ndimi n'ubuvanganzo, but I like reading. Njyewe nkunda gusoma. And again, njye nyiri umunyeshuri nakunda abantu munsi, nyiri umunyeshuri nakunda kuvuga ibintu bijyanye n'imijyurano kandi nabikora. Kuki njye iyo turimo gukora sex ku nshuro ya gatatu numva mbihaze ku byo next nashobora gukora sex? Are you a man or you are a woman? Ni sinyinagira ubushake pe, kandi umwana wanjye afite imyaka 4. It's normal. I told you people. So some of you men, mwabagabo mwe mufite akazi kenshi, nawe mwabagore mwe mufite akazi kenshi. That is why those who are judging me, you are doing, abantu muri kujudginga nowadays, you are wrong, because I'm changing. Ndi guchanginga the game. I'm changing the game. Hello. Njye ndinajyo narebabwiye, ndinajyo. So twagiye. Ubundi ni wowe nywanjye. Warikinishije. Ubundi ni wowe wanjye, reka se urusenda ruterwa n'iki? Urusenda kenshi ku bakobwa bibabaho. Abakobwa benshi bitubaho kuba babona n'umusore akimara kukurangirizamo spam, ugatumva urusenda rukwishe, ukajya ugatumva bafata nk'itiyo y'amazi ugahita ushyira muri pome yawe. Biko ukumva urapfuye, ukumva mu bwonko urasaze kandi wanaryohewe, aho kumva urukumva urusenda rwinshi. Wababaye nyine, ukumva wababaye. Ese kubera iki unyara ariko nakorana n'undi mugabo sinyari biterwa n'iki? Kuko njye mfite wasake pe. Ese kubera iki nyara ariko nakorana n'undi mugabo? None se darling, unyara uri kwikinisha cyangwa unyara uri kumwe n'umugabo? Ni ibintu bitandukanye. Urambarije, ese kuki nyara ariko nakorana n'undi mugabo? Unyara uri n'umugabo wawe, wakorana n'undi mugabo utari wawe bikanga? Nicyo ushatse kuvuga? Urasesa cyane pe. Pome ni iki se? Pome twayise inoza y'abagore, kokombure tuyita inoza y'abagabo, kugira ngo abantu batavuga ngo tuvuga ibishego. Baraza bagakata tumwe navuze, ariko akenshi ntabwo nyapfa kubivuga mu mazina muranambe, ariko nta kivuga mu mazina mu buzima bwanjye. Tubwire kururenda ruterwa n'iki? Rurenda nyine, rurenda kandi ari rwiza. Ururenda rwinshi runuka uburwayi, uraryoshye. Ese iyo umugabo yariye urusenda before gukora sex bijya mu ntango? Of course. Muza y'abagabo b'Abahinde, abagabo ba Nigeria, umujye kutamunzamura banyaza gute? Nyara ndi kumwe n'umugabo, ntabwo ndi kubyo. Unyara kumwe n'umugabo, mutamuri kumwe ntunyare. Urushatse kuvuga iki? I did not get you well. Tujye kuri ndi somo mwasobanukiwe. Wowe se uranyara? Women. Twagiye abanyeshuri mubaze ibibazo byinshi mbasubize, tujye ku mpamvu ituma abagabo barangiza vuba ndetse abamwe ntibarangize vuba. Nyibwira uko banyaza. Narababwiye ngo ese kwicisha cyane ku mugore byatuma atabyara? Oya, nawe bihuriye, ahubwo bituma adakenera. Nabyo ndaza kubabwira hano. Diane ngume hano ndabikubwira ibintu bibi biterwa no kwikinisha. Mukajya kubyigisha. Ese kwikinisha cyane none se ni byiza? Ubwo ntabwo byagira ikibazo ku mugore. Gukora iki? Reka sinakunyira amazina yanyu ukanyenya afata. Toferi yarabajije ngo iki imbere njye muna. Ese uyu mugabo yariye rusenda? Yego. Warumbaje gute noneho ngo none se ni byiza? Ubwo ntabwo byagira ikibazo. Nyitwe turababara, ndababara bigata bishira, ariko mba nababaye yarama. Kandi impamvu
kutugurisha tuntu umuntu nzamuye nafata request ni tuno tuntu mba ndi kugurisha twa sweet mami none nukuri nshaka kumenya uko banyaza ntabyo nzi ndaje nkubwire none se umugore utarangiza we bite n'iki se wakora iki hari imiti wafata ukeneye inyigisho ukeneye kwiga ntangirega ndi nagiwa nagomba mbizi nuko ndi nagiwa hari igihe mbabwira n'ibintu nyine nasomye none se ushaka kunyara ntizize ukora iki niko mba najya mu mitwe yanyu ngahita mbibereka ukuntu bigenda nuko mba banatajya mu mitwe yanyu hariya bigeze hari ukumva ego wagahinja wabibwiwe n'iki urakana ego mana ndubatse sweetheart nyara ndi kumwe n'umugabo ariko nabikoranye n'undi sinyara ibiterwa n'iki ntabwo umuntu abigukoreye neza sheri iyo ndi kukubwira utwo tuntu tweretse twitwa gute ntabwo tugira ingaruka okay urikanira nibo ndi kubabwira hari ibyo ukikanira bikanga ukumva ziraje mu bakagira ngo rekura bikanga uza hano bipfira wowe mu gihe uri kubishaka kuba nyine zigiye kuza hita none rekera kwikanira hita ubireka nyine kwikanira uhita umera nkaho ucitse intege muri wowe nyine uhite wirekura wese n'amatako yawe havemo za mbaraga uba washyizemo none urangiza wirekure wese umere nkaho umeze gutya okay dore gutya intoki zanjye zibaye uko uhita ureba umugabo wawe mu maso sheri wawe kwako rero kubwira ngo irekure wibikora ko ari kubikubwira ahubwo mubuze kubikubwira kuko biratuma ushaka ko umwemeza kandi atari uko bigenda oya wa mugabo wibubwira ngo wirekure ahubwo we ko nubona agiye kubikora ngo sheri funga cyangwa turebane murebane ngaho mbasi tubwire umugore wawe ngaho irekure none ukwiye ko wa mugore we kuko amatako yawe wayakomeje cyane ntabwo zizaza irekure tumere nkaho ujya muri ikigoryi nyine igira igitandatu igihe nkaho nta bwenge ufite namubwiye ibintu bya nyabyo mukajya kubirikodinga mukajya kunyamamaza ngo mvuga ibishaho kandi nta gishaho mba ndi kuvuga hano urumva irekure uhita wirekura nyine wigire nk'igitandatu kugira ngo nta bwenge ufite irekure kubyo nyine urebe umugabo wawe urukundo umurebe mu maso urukundo rukwice hariya hasi wikaniremo gake ntugire gutya cyane ikanire gake zizagita ziza gake nabwiye ngo kunyara nta mugore utanyara ntabamo kagatare babaho barabeshye ntabwo babaho ahubwo byose bipfiramo hano ko numvise zangari ntabwo amatembabuzi bakureke uri igitego ticagiye kuri topic ku byo kurangiza kandi ibindi kukubwira kunyara bituma umuntu arangiza wirekure wigire nk'igitandatu nyine ubundi mu buriri niho umuntu aba atagomba kugira ubwenge bwinshi nyamibabwira mukajya ndababeshya nimugashaka kugira ubwenge bwinshi wansuje kuko tutuntu two muri pome ngo tusheri ejo nzaba ndi kuducuruza uzaze kuri live kugira ngo najya kuri out of subject ese toroshye gusa sinyari bitwaye ese noroshye gusa sinyari bitwaye iki ni ibyawe nyine akantu k'igitandatu naherukaga kukumva kera iyi nyine igihe nk'igitandatu ucika intege kuko umuntu acika intege akumva mu mutwe ntazi ukuntu ari kwiyumva nyine ntutekereze ibindi bintu utekereza uwo muntu muri kumwe muribone mu maso umwega urukundo rwinshi hari no kuko wa mugabo we bano umugore wawe yanyara utiriwe ushyiraho kokombure
utiriwe ujye gukubeta umugore wawe yanyara. Wa mukobwa nawe wanyara, batiriwe bajya gukubeta na kokombure. Umugabo ashobora gufata intoki ze ebyiri agashyira hariya zoro. Narabwiye ngo mujye mukata inzara zanyu, urushya intoki zanyu. Hari abantu rero bafite intoki zikomeye wagira ngo bakoramo nyine abagabo bameze nk'aho wagira ngo intoki zabo zimeze nk'iz'ibyuma, nyine baba bameze nyine abantu basudira bakora mu igaraje. Usanga intoki zabo zarakomeye zimeze zikamire, zimeze nk'urukwi, yagukora ukumva urahwereye, ukumva ni igiti kiri gukoraho. Mana we wa mugabo, wari uzi ko ufite ibitoki bikomeye cyane unkora ngata numva ndahwereye, mwumva ibisebe biranyishe, mwumva ibisebe nibyo gusa ibisebe biranyishe. Wari ubizi? Wakufata intoki zawe niyo zaba zikomeye gutyo nta kibazo, ariko iyo urushya ari ahantu, ni ahantu hari sensitive cyane, hagira ububere, nyine harabobeye cyane ku buryo ushobora no kugira gutya gusa agataza igisebe. Ni mu mutwe, nyamibaga ngo ni mu mutwe. Twagiye kurangiza ko umukobwa bisaba kwirekura. Nyamibabwira, bitekerezeho, tekereza ku bintu urimo, ishime, nushake. None tumaze kujya saa sita z'ijoro, nushake utekereze wowe wa mugabo we, nushaka utekereze kuri cya cyana cya danje warayibonye. Uri ku mugore wawe, hari cyane wabonye mu mujyi cya danje, nushaka ugitekerezeho basi kugira ngo urangize. Wowe wa mukobwa we, nushaka utekereze kuri ex wawe wa kera wakuryohereje. Uko umugabo ari kubikora witekerereze, birakora. Nababwiye ibintu bikora. Hari igihe uryamana n'umusore, aho kugira ngo umutekereze umukora muri kujyunana, ugahita witekerereza kuri cya cyane wabonye mu mujyi gifite itako ry'umutuku, cyangwa ugahita witekereza kuri wa musore ufite iminwa ya danje kugira ngo ubone ibyishimo, cyangwa ugatekereza kuri ya porono warebye. Kuri ya porono ushobora mbwira uburyo najya nataka umugabo wanjye, kumwataka. Kwataka umugabo ni ibintu byoroshye, kumwataka, kumwisabira, nibyo ushatse kuvuga. Mani, nyakira nimero za Shanira azakubwira. Ubu koko yego koko Blandine, mwabyumvishe ibintu mbabwiye? Mwabyumvishe ibintu mbabwiye? Nushaka utekereze kuri wa mutipe wigukoreye neza, mugire mu icyo gikorwa, ukeneye kwishima, mutekerezo biratuma urangiza. Nimba n'agaprono warebye, gatekerezeho, ugatekereza ukuntu katangiye, ukuntu karangiye mu gihe umugabo ari gukorera, biratuma urangiza. Ni ibintu mbabwira kandi birakora. Ntabwo nanze gusubiza. None se nk'umuntu byanga ko anyara byoroheje, bigenda gute, yabikora gute? Nk'umuntu byanga ko anyara byoroheje, uzameho unzaguye kuki? Urumva shuku wambwiye uburyo najya nataka umugabo wanjye, kumwisabira. Bindi kubaza, ushaka kumwisabira kuko ndabizi abagore benshi, mbeke mbahita ibintu ejo byambayeho kandi ndi no kuri no live. Nyine murabizi ko namaze murabona abagore kuntu duteye nyine karagiteri y'abagore nagatingiye kuba nashyizemo sweet mami arizo zizi ndabobera. None kubera umugabo wanjye ari mu cyumba cyacu, nkabona ari kwita ku mwana, nongeye nari namushegeye. Twe niko abagore duteye twese, hafi ya twese. None namushegera, ngewe nkimagina ko agomba kumenya ko namwe ko mushaka. Niko abagore twe uba wumva ari inshingano niko abagore tumeze. Uba wumva ari inshingano z'umugore, z'umugabo kubona ko ubishaka. Twebwe niko abagore duteye. Ngewe mba numva
wowe mugabo ugomba nyine kubyibwira gute ngiye kubwira ngo mpa azihu how uhita wumva nyine ko inshingano z'umugabo ari izo kukumenya. Ntabwo nabimubwiye ngo ndagushaka, nagize isoni nkajya mureba umujyi ukanyica nanjye nansaba ntabwo ndi bumuhe iyi mukanya tuzamumworeho nanjye ndakwima ko kimeze kigukirana n'umwana rega n'ukuntu agishatse nkafite nimubwira ngo ndamushaka aransuzugura kuki utakubona ko mushaka kuki utakubona ko mushaka kuki utakubibona. Numvise ikibazo tugira twebwe murumva ikibazo tugira already ndabishaka ariko ndi kwimagina ko umugabo wanjye agomba kuba bizi ko mbishaka kandi ntabyo namubwiye. Niko abagore bameze.